Yabeza baba cyane cyane abagabo baba beza ntabwo abagabo beza ku maso icyo abagore bakurikiyeho ni ifaranga avuze ati se n'ubundi icyo nayo mukurikiyeho ko kibuze cyane ko aba yakunze amafaranga kuko undi yari asanzwe akunda no cyangwa se nanone niyo batatandukana kubwo yashize yamara kubona ko basezeranye n'iki ati ngewe tugabane ya mafaranga nashakaga n'undi sinigeze ngukunda tugabane bakagana inkiko bakabagabanya bya bintu yashakaga akabitwara akagenda akishakira undi. Turongeye turabashuhuje bakunzi bacu abo Birimo TV. Uyu munsi rero twongeye twaje muri studio, murabona ko twongeye gutambana na Mutamba. Ndagira ngo ubwo ndozi yafashe mikoro kandi yabiteguye neza, nongere musabe abasuhuze ubundi twanzike. Wakoze cyane Bwana Bolingo. Nongeye gushima no kwishimira yego abakurikirana ibiganiro byacu muri make. Yes. Nk'ibisanzwe muri studio rero nyine zabo Birimo nkuko babibabwiye ni Mutamba. Byakaranye nk'ibisanzwe si ubwa mbere mu mbonye maze kumbona inshuro nyinshi. Rero kubera ko mwambereye beza mukambera inshuti nongeye kugaruka kugira ngo nongeye nganire namwe. Murakoze. Asante sana Madame Mutamba. Wakoze cyane kongera kwitabira kandi nabyiza ubonye abantu benshi bagiye baduha comment cyangwa se commentaire ibitekerezo bigiye bitandukanye batwoherezaga bagati mugere mutuzanire wa mubyeyi atuganirire. Yagaragaye nk'umuntu w'incabwenge nubwo atarakura cyane ariko bigaragara yuko ibyo yize yabyumvaga ndetse n'ibyo arimo abyumva. Uyu munsi se bwo mu Gaseke watuzaniye iki? Murakoze rero uyu munsi hari ibintu narebye nsanga birimo birafata intera ndende yego muri sosiyete nyarwanda kandi mbona nabitangaho ibitekerezo nanjye natanga umusanzu w'ibitekerezo. Yes. Nk'uko bisanzwe nyine murabizi ndi umubyeyi nararebye usanga gatanya zirimo kuba mu Rwanda. Reka tuvuge mu Rwanda kuko nicyo gihugu cyacu. Gatanya zirimo kubaho mu Rwanda ziri ku kigero kirekire kinini cyane. Si kirekire ni kinini. Ubwo rero iyo byanteye impungenge numva ashatse kuba nabiganirizaho abantu badukurikiye. Nibura nabo no mu makomenteri bazanatanga banajye n'inama banatange n'umuti wo kugira ngo icyo kibazo kigabanyuke kibe cyagabanyuka. Niyo mpamvu rero naje kuvuga ku kintu cya gatanya giteye inkeke. Urakoze cyane Madame Mutamba, ariko uvuze kuri gatanya wakwibaza kuko ni ijambo rishobora kuba rigari ahari cyangwa se byamaze kwemezwa mu Rwanda ko ari nka divorce y'abashakanye. Ariko wabanza gato katwinjiza kuntu imiryango mu Rwanda ikorwa iremwa gute, itangira gute kugira ngo wenda nutumara gusobanukirwa n'umuryango ari wande nande ukoze gute hanyuma tujye twenda twaje ku mpamvu za gatanya. Urakoze cyane. Umuryango rero impamvu bita bavuga ngo ni umuryango. Yego. Burya umuntu umwe ntago abagize umuryango. Ngewe ukuntu mu bitekerezo byanjye ukuntu mbyumva umuryango n'abantu ni umugore n'umugabo, noneho kuva ku mugore n'umugabo ari abantu babiri bakunguka abana. Icyo gihe iyo bagize abana njye mba numva ko bamaze kugira umuryango uhamye. Umugore n'umugabo iyo bahuye aba ari umuryango ariko utuzuye. Rero iyo hagiyeho abana numva ko ari wa muryango wuzuye. Umugore n'umugabo nabo bashigutseho. Umugabo ashatse umugore cyangwa tuvuge umukobwa inkumi n'umusore barakundanye igihe kirageze barashakanye barashyingiranywe. Ababyeyi leta irabyemeye bagiye mu murenge basinye bazamuye amaboko aricyo bitaga ngo ni ukukamanika. Ntazamuye akaboko aravuze ati ngewe rwose arahiye nk'uko leta ibiteganya. Hanyuma agiye mu rusengero naho hazamuye akaboko arahiye imbere y'Imana n'abantu. Yinjiye mu muryango ubwo kugeza ubwo ngaho umuryango wamaze kuba umuryango tayari.
ariko ubu kibura haba haburamo akandi kantu k'inkomezi. urabona nk'iyo bubaka nk'ayo matafari ureba hafi yawe aho ngaho, iyo bubaka ntabwo bahekeranya amatafari yonyine, ujya kubona ukuntu hagati y'itafari n'irindi batambitsemo nk'agasima cyangwa cyondo, biterwa n'ibikoresho bubakishije kugira ngo bya bintu bikomere. Imana igatanga umugisha rero n'aba bana bakaboneka, umuryango ukaba uruzuye neza. Hanyuma rero wari ukomeje ku kintu cyitwa gatanya, ugaruka mu Rwanda yuko rwose ngo cyamaze gufata intera nini ikabije, ibintu bitari byitezwe. Ese hari amakuru waba ufite yenda statistikoma mu buryo bwa statistike y'ukuntu wabyumvise, cyangwa n'ibyo ubona yenda hafi yaho utuye? Urakoze. Bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ihera ku rugo. Urabanza. Ntabwo waba bavuga iki? Ntabyo se. Niba ari inka yirisha n'ibiki. Ariko ibyo ari byo byose reka tubishyire muri urwo mujyi wo kuvuga ngo wenda reka tuvuge ngo ni inka. Inka iyo usohoye mu kiraro ikabona hafi ubwatsi aho ntabwo yarenga nk'ijya kurisha hirya. Ihera aho ngaho ibubonye. Ariko gato yenda mbabarire uvuze uwo mugani, numva nshaka kongera gusuhuza abantu. Ubushize tuganirije ku mata, tuganiriza ukuntu bayategura, ukuntu bayanywa, ukuntu bayatereka, ukuntu bakama, ukuntu bayavuza muri bwa buryo, ndetse akajyana ka gahumuro. Cya kiganiro abantu baragikunze cyane, nongere gushimire waduhaye ikiganiro cyiza. Ariko se ko iteka tugiye kuvuga, iyo tuvuga numva ugenda ugaruka ku bintu by'inka, ukunda inka bingana iki? Yewe rero ntabwo navuga ngo nkunda inka kuri iki kigero. Hari igihe ukunda ikintu ukabukiburira n'urugero wagiha, ariko ukavuga ati ndagikunda pe. Ni muri ubwo rwego rero warugize utire ijya kurisha ihera ku rugo. Yego. Warumbajije ngo ni ku kiye kigero cyangwa n'ibyo mbona. N'ibyo mbona hafi ndabibona cyane. Noneho wajya kurya ku kigereranyo ugasanga birenze ubwe uko nabitekerezaga. Nk'ubu hari ikigereranyo cyerekana ko mu mwaka wa 2022-2023 hakiriwe gatanya ziri ku kigero cy'ibihumbi 375. Urumva 2022 kugeza 2023. Noneho ku 2020 aho ni mu rwego rw'igihugu mu Rwanda 2023-2024 bisa nkaho bigabanyutsemo ukuntu biva ku kigero cy'ibihumbi 375 bigaruka ku bihumbi 2833. Bisa nkaho bigabanyutseho, ariko igitangaje nuko mu kwezi kwa mbere ko konyine k'uyu mwaka wa 2025. Yego. Urumva ubu turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Urumva umwaka wacyari mushyashya nibwo gitangiye. Yego rwose. Hamaze kwakirwa gatanya zingana na 210 mu kwezi kumwe. Ziri ku kigero cya 210. Uko byamera kose, niba zikiri kuri urwo rwego rungana gutyo, ingamba zidakajijwe, urumva umwaka wajya kurangira bimeze bite? Ndumva rero ikigaragara rero iki kiganiro wa mugani tugikoze no mu gihe umuryango nyarwanda ufite ikibazo cyane. Ufite ikibazo. Hanyuma twahereye yenda kurya umusore akundana n'inkumi ese waba wibaza ko impamvu ziri inyuma cyane zitera gatanya n'izindi? Ni urukundo ruke, ese ni ubukene, ni umurengwe, ese ni ubukire, ni ibibazo byaba bikomoka he? Ugiye kwitegereza buri ngingo yose uvuze yabitera. Duhere ku cyo twari tuvuzeho cyo kumenyana n'iki. Yego. Hari igihe usanga umwana w'umukobwa n'umusore barihuraniye, ugasanga ntibiganyeho bihagije. Ugasanga buri umwe ntamenye undi bihagije. Rimwe na rimwe ugasanga n'ababyeyi ntibamenyanye. Rimwe na rimwe ugasanga ntibamenye n'aho umwe aturuka n'aho undi aturuka. Ugasanga n'urugero, gusanga nk'umwana w'umukobwa n'umuhungu bihoraniye n'urugero muri Kigali, amukubise inda. Yego. Amaze kumukubita inda, kubera yuko bamaze kugira inda, bagakora huti bagahita bashakana, bagahita binjira mu murenge bagashakana. Mu by'ukuri abo bantu ntabwo baba biganye, ntabwo baba baziranye.
iyo ni ingingo ya mbere nakubwira, ntabwo baba baziranye. Ba bantu rero kubera ko batagize umwanya uhagije wo gukundana, bitanavuze yuko ari n'uwo bahura ku kanya urugo rugakomera, ariko njyewe ko mbibona niyo yaba ingingo yatuma iyo gatanya ibaho. Bikubise mu rugo, ntawuzi ngo yakunda iki, ntawuzi ngo uyu nguyu yanga iki, ugasanga mu nk'amezi abiri ugasanga mwatangiye kuvuga ngo naribeshye, n'undi ngo naribeshye. Iyo mbimenya nari kurera inda yanjye nkazakurikirana umwana wanjye ariko ntagushatse. Iyo ngingo ikaba iya mbere. Iyindi ya kabiri, reka tujye ku mutungo. Ku mitungo nanone byashoboka umuntu agakunda inamukurikiyeho amafaranga. Mu by'ukuri nta rukundo ruba rurimo iyo ukurikiyeho umuntu amafaranga, nta rukundo. Kandi ngo amafaranga ni umushyitsi. Cyane umushyitsi byo pe. Ejo ayo unsanganye ejo ntiwayansangana, cyangwa uko unsanze ejo ushobora kuyansanga. Abantu bakaza umuntu agakunda undi kubw'imitungo, kandi icyo kintu kireze. Yamara kuza ni ukuri mu bigaragara agasanga umusore cyangwa umusore agakunda umukobwa kubera ko atamukunze ahubwo yashaka amafaranga. Rero iyo ya mafaranga iyo bamaze gushakana bagakora wa muryango, ya mafaranga agashira, usanga avuga ati se n'ubundi icyo nayo mukurikiyeho ko kibuze, cyane ko aba yakunze amafaranga ko ufite undi yari asanzwe akunda. Cyangwa se nanone niyo batatandukana kubwo yashize, yamara kubona ko basezeranye n'iki ati njyewe tugabane ya mafaranga nashakaga n'undi sinigeze ngukunda, tugabane, bakagana inkiko bakabagabanya bya bintu yashakaga akabitwara akagenda akishakira undi. Ariko ngo hari n'abagize business cyane cyane ku bakobwa nubwo n'abahungu atari shyashya, ngo harabigize business agacunga neza umusore wakoreye ifaranga waryegeranije, akamukoraho imibare, bagasezerana, bakagirana ivangamutungo wose ari uwo bashatse mbere y'uko babana, uwo bamusanganye n'uwo bazashakana na nyuma, bamara n'umwaka umwe cyangwa ibiri, ndetse rimwe na rimwe akaba yakwiterana bya bishinge cyangwa akanywa ibinini bimubuza gusama, umwaka umwe ibiri akavuga ati ngiye ibyo ntabwo nabivamo, ariko mu by'ukuri atari ikindi ashakaga, tugabane nigendere ngewe ntabwo ngiye byavamo. Iyo business nawe ugeze uyumvaho? Iriho cyane, iriho cyane. Ari nacyo kintu gituma ngewe numva gituma cyongera iyo mibare yose. Umuntu kuza yifitiye business atari urukundo, ugasanga icyo ni ikintu gihangayikishije umuryango nyarwanda. Ese ngewe ikintu njye nibaza, ibi bintu iyo bishyize kuri uru rwego, ni ukuvuga ngo utari yabikora aravuga ati se ko mbona n'abambanjirije byanze ngenda agiye kwenda iki, ntabwo cyangwa se na ba muhungu akavuga ati se ko mbona bagenzi banjye bababeshya ngo bari mu rukundo, uyu mwizeye gute ko atari ibyo nkurikiyeho? Ugasanga hariho nk'amahirwe, biricara amahirwe abakiri inyuma bakeneye kuba bashaka. Hari amakimbirane agenda aboneka mu miryango hirya no hino, bakarwana, rimwe ukumva mu karere aka n'aka ngo umugabo yishe umugore, akandi ngo umugore yishe umugabo, cyangwa yamukubise hafi byo kumwica, yenda biramunanira, cyangwa arokorwa n'abaturanyi. Rimwe na rimwe ugasanga leta ivuga iti uba ijisho rya mugenzi wawe, ku buryo hari amakimbirane bijya bitangazwa hakiri kare abantu batararinda bagereyo kwicana, hanyuma amategeko yenterivone ase n'atabara abantu bagire gute bagenda batandukanye. Se ntubona yenda ahari ko no mu amategeko yaba afite ikintu cy'icyuho cya gap hagati, ku buryo nayo yatera inkunga za gatanya zigenda ziboneka? Ngewe mpamya ko leta nta ruhare, nta mbaraga yashyiramo kugira ngo izo gatanya ziboneke. Urumva leta uko bimeze kose ihora irebera inyungu z'umuturage, za buri muturage. Ni ukuvuga ngo iyo byagenze gutyo, leta ikabona ko bigeze kuri urwo rwego rwo kuba umuntu yabuze undi ubuzima, igatabara muri ubwo buryo, ntabwo ari ukuvuga ko ibiteye inkunga ibyo, ahubwo ibikuzi bikwiye
mu mwanya ahubwo kugira ngo ba bantu bicane Fazari batandukana ni bya bindi umunyarwanda avuze ngo akamuga karuta agaturo umugani wa wumva njya nkumva wumva usobanura gute ubwo rero iyo uvuze ngo akamuga karuta agaturo mpamya ko ndumva ntaho bihuriye n'ibyo akangufashe urabona ushobora kurwana n'umuntu akamugara kera ntabwo tuvuga ngo ni ukumugara akagira yenda asigaye abana n'ubumuga akamugara hanyuma yamara kumugara akaba ariho ariko avuga ajya inama yenda agize ikibazo ku kaguru ku kaboko se cyangwa ahandi hanyuma hakabaho n'agaturo igituro imva iwapfuye bakamushyingura za rusororo mu miryango aho bakemewe gushyingura mu miryango cyangwa ku yandi marembo yo hirya no hino mu gihugu rero kugira ngo abantu bicane migaruye kugira ngo twavuganaga leta arivuga kugira ngo abantu bazarinde kwicana Fazari tuhagira kuvuga ngo uyu nguyu ni umudivorce yatandukanye ariko ni muzima uyu nguyu se kigurikana gutya rero tukaba twavuza tuvuga tutakamuga karuta agaturo sibyo hanyuma tugarutse hari umuyobozi umwe ngo waganirizaga abashyingiranywe ari umuntu hari wihaye Imana abaganiriza ibyo kubana neza ibyo gukora umuryango mwiza umeze neza ntaje babwira ati ariko se mwe mubyumva mute mubona byagenda gute murakundana ati murakundana rwose ati rwose turakundana ati uhindukira mu mwenyurire umuntu agahindukira akamwenyuririwe murumva ari iki cyabatanya mumva ikibwirane bati ntacyo sheri shushu sweet katuterime twose dutundi tuzina twose arangije ngo abakwizamo udupapuro arababwira ati bibaye none bikaba ukabyuka ugasanga uri umusore wenda wiga muri segonderi cyangwa muri wenda kurangiza hanyuma ugasubira mu buzima busanzwe bwose bw'umusore byo kuba uri umugabo ufite n'abana bikaba bitakiriho ukumva umugore muri kumwe uyu munsi cyangwa umugabo muri kumwe ari wakongera kubana nawe uvuga ati nakongera nkabana nawe cyangwa ati nahindura nabyandike kandi nibanga ntago tubaraburira ntaje gushyiraho izina ryo bavuga ngo yego twakomezanya oya ntago twakomeza kwari gushyira akantu ka tike ka kuvivura gusa je twabatanga nitwabana icyatangaje uwo muntu wari wihaye Imana wari umukoresha icyo kiganiro cyo kugira ngo areme imiryango myiza nuko ngo 99 bose kwijana bagavuga ngo nje nahindura ntago nakujya kubana n'uriya mugore ntago nakujya kubana n'uriya mugabo hari commentaire wumva wadushyiraho aho ngaho commentaire ngiye uburyo nayitangamo rero ni nko ku ruhare rwanjye ngiye uko ari nkanjye ikibazo ari wowe wahaba ko gapapuro ngewe rero ari nkanjye wabibajije mu gisubizo cyanjye navuga ni nongeye kugirirwa amahirwe yo kuvuga ngo nsubiye ubukumi noneho ngaho kandi na wa mugabo wawe ubu abaye umusore ngewe urongeye umuhitamo cyangwa ntabwo wakongera kumuhitamo ngewe ahubwo nakwiruka nkuhitamo 100%. Uja wanga kwa nuwa mugutanga cyane batanamukoraho nkanamutangura ngo kugira ngo batongera kumukoraho yego rwose yego ntabwo nanazuyaza nakongera nkamuhitamo hari umuhanzi avuze ati mundi wari waragiye he waruri ava yakundanye nawe aho kavuga ati kwaratinze nabaye iki kinini mbabaye none ariko ubundi berose waruri he narinze ntumutwe ngira gute ariko niba atari banga ubundi umaze imyaka ingahe mu rugo maze imyaka 8 imyaka myinshi ni experience ihagije papa w'abana bawe araho ameze neza umwifuriza ibyiza byose cyane naho ari reka so wamushuhuje rwose ndamushuhuje ndabizi ko ankurikirana cyane ndamusuhuje pe mwifurije jewe mpora nabimubwira mpora mwifuriza ibyiza byinshi mpora mwifuriza gutera imbere mpora mwifuriza kuguma kunguka urukundo ahubwo se udasanzwe niba ari nk'urwo niba nkuko nifuza ko nkuko buri ku isoko usanga igihe runaka haba nk'ibiciro byahindutse bikiyongera nanjye mba nifuza ko urukundo rwe bishobotse bageze ajya rwiyongera kandi koko ruraniyongera arunyerera nuko ese nk'ikintu yagukundiye niba yaragize akumenera ibanga cyavuga ati ajya niba yarakumeneye ariko ni ikihe niba ntacyo utakizi urambwira icyo wamukundiye gusoma ibindi
aho naba ngiye kubeshya kandi nubwo yaba yanakimundiye yego ntabwo nakivuga ntabwo wakivuga uranga yuko hari uwakikurusha akajya kwiyamamaza se nta wakindusha ngo wenda nibyo nanga ngo hari uwakindusha ariko buri icyo yankundiye niwe ku giti cye arakizi wowe se mu tuntu twiza twinshi yagenda gukorera twiza biragaragara akantu wumva hari ukuntu uhinga imbuto ukumva hari ugushaka gufumbira gusumba urundi akariyenda nawe no kubyumva kugira ngo naho hari nabyumva gute aka kantu umva aka kantu kandotira ibindi yenda no guseka anagashise ajya gukubita nko ku bitugu n'ijamba gusezeraho hagiye ku kazi hari ukuntu ufite utuntu twiza twinshi ariko akangaka nakarusha icyambere cyo ngewe cyambere ni uburyo nshyigikira yego mu bintu byose mu bintu ukora ni uburyo nshyigikira akigushyigikira aranshyigikira ikindi cya kabiri ama motivation byiza cyane nihe nama wagira rero abagabo badashyigikira abagore babo wabama tukaganira oya urabafite uyu munsi urabafite nabakuzaniye bose abo mu Rwanda abi Burundi barakumva Uganda hari abanyarwanda benshi ngo barahari kandi badutega amatwi ikintu nabwira abagabo badashyigikira abagore babo yego mujye mumenya ko ikintu cya mbere mwabagabo bacu imbaraga za mbere dufite ari mwebwe yego rero ni naho hantu hazava we mugabo udaheza umugore imbaraga nagira uwo hirya uzayimuhereza azajyayo ikintu cya mbere we abagabo mubanze mwirememo muremamo abagore banyu ko bashoboye muremamo abagore banyu ko ntawusa nabo muremamo abagore banyu ko nta kintu mwisi kibaruta mubahe icyizere mubahe icyizere ibindi biza nyuma yabyo babakunde cyane mubakunde aha tuva ku ruhande rumwe tujya ku rundi aha abagabo ngira ngo babyumvise ku mugore se umugore rero umugore akora iki kuko umugore watandukanyeho gato n'umugabo ikintu cya mbere ku mugore gusengera umugabo icyo ni icyambere yego umugore udasengera umugabo sinzi kuntu babimenye ako si bwo kugira ngo udasanzwe asenga ntiyabona n'imbaraga zisengera n'umugabo reka nkwereke impamya ko n'umupagani wanyu ubaho yego nubwo atakwicanga afata umwanya ngo avuge ngo ngiye gupfukama ngo usengere no mu mutima umusebera ku Mana ati Mana jya umfashiriza umugabo Mana jya ukora ibi ngibi ni ukuvuga ngo uri kumusengera ikindi cya kabiri ku mugore asabwa ku mugabo nawe ni ukumuha icyizere yego icyizere nicyo kintu cyubaka ibintu byose yego rwose urukundo ruza nyuma y'icyizere nyuma y'icyizere rero wa mugore we ntugategereze ko umugabo agwa mu ikosa namara kugwa mu ikosa umwereke ko wari umwitayeho nyuma yarigwe mwitaho mbere yo kugira ngo na rya kosa rigwe ita ku mugabo yego kwita ku mugabo ikindi cya gatatu ariko hari ukuntu uri kuvuga wagira ngo ni mu migani kera hakuntu Yezu yigishirizaga mu migani abantu bakaza kumwiherera bati tubwire handi bashaka kuvuga iki gutegereza ko umugabo agwa mu ikosa ni ryari ni gute umugabo ashobora kugwa mu ikosa ni nkire ko ushaka kuvuga urabona ni urugero hari ukuntu usanga umugore atabonera umwanya umugabo tubifate gutyo kumuvugisha nko kuri telefone ugasanga umuvugishije iminota 2 kumuganiriza ugasanga bavuganye asa nkaho amwikuraho cya gihe yaguye mu ikosa ni urugero wenda umufashe ayo guca inyuma akaribwa umuhata amagambo menshi ukamubwira ibyahehe ukamusomera mbese kandi nta munsi n'umwe wigeze umubonera umwanya wo kuba wamusomera nubwo utamusomera amagambo mabi cyangwa no kuba wamuhwitura ntiwigeze ubona uwo mwanya wo kuba wamuhwitura utegereje ko uzategura inama ikosa ryabonetse yaguye mu ikosa akari gutangira kumubwira ngo wari kubigenza gutya byari kugenda bitya wari kwitwara gutya kandi ntabwo wigeze umubonera umwanya mbere kugira ngo inshuro nyinshi abagore benshi babona amagambo inshuro nyinshi cyane babona amagambo yo kubwira abagabo cyagiye murakoze cyane icyo ni cyane ikindi cya kane yego ntukarambirwe umugabo kumuhaga ntugahaga umugabo burya rero mwabantu njyewe nubwo wenda maze imyaka 8 nshatse
si myinshi si na mike, yego pe, nta nubwo mfite imyaka myinshi, ariko umugore wamaze kurambirwa umugabo kaba kabaye, wa mugani wa yango kaba kabaye, kaba kabaye. kabaye. Kandi burya abagabo burya imbaraga nanone bazikura kuri twe, bazikura kuri twe. Hari imvugo y'icyongereza yabaye nka kimomo ngo behind a strong man there is a strong woman, and vice versa. Na behind a strong woman there is a strong man, sibyo? Imbaraga ngo abagabo bazikura ku bagore. None abagore bo bakura icyubahiro ku bagabo. Imbaraga abagabo barazigira, ariko zikomezwa na rwa rukundo twahaye abagabo. Ariko icyubahiro twebwe ni abagabo bacu. Umugore rero, umugore urambirwa, niba ari kurambirwa no guhaga, sindi ko nabyira urambirwa umugabo ntabwo ari byiza, icyo bakirinde. Nabisobanura nk'ukuntu wamuhaga. Njyewe nishyizemo umugabo wanjye yagiye akagaruka, bitamubona uko atagiye, mbona yabaye mwiza, nkabona we yabaye igitangaza, nkabona yabaye udasanzwe. Ariko hari n'undi mugore uvuga ati none se sinkizi uko cyagenda, uko cyagenda, none se ndaba nkireba iki, none se ndaba ko yamvuyeho mu gitondo ndamusuhuza kubera iki, ukumva yaramurambiwe. Ariko umugore niba uzi yuko ako kantu gafite kakubaye. Hanyuma arakoze cyane Madamu Tamba. Tugaruke rero kuri gatanya nyirizina ikizitera. Nyuma y'ibyo byose abantu barakundanye bitana twatuzina twose, umva bagira amazina, bararirimbana. Hari n'abantu ngo ingurarira ngengatamarira, ijisho ryawe rirebera mu ryanjye, umutima wanjye ugaterera mu wawe. Urumva bavuga menshi iyo yazi kuby'imitombo. Abantu bavuganye utuntu twose ngo kunda nk'uko ifi ikunda amazi, yo umvuyeho nahita mpfa. Ariko ukajya ukabona umwateje mati ngewe singishaka kubana nawe, amazi yatanye n'ifi tayari n'urupfu. Ariko ibyo ngibyo byakatirengagiza kandi koko ashaka kubona yari yaranabivuze. Ni ikihe gice hagati y'igice cy'abagabo n'abagore gishishikazwa no gushaka gatanya? Gishishikazwa ku makuru menshi cyangwa make waba ufite? Njye mbona nta uvuga ngo uyu nguyu ngo abagabo nibo babitera cyangwa abagore nibo bafite uruhare runini cyangwa abagabo nibo bafite uruhare runini. Njye mbona bose ngiye nabigereranya, wabinganyisha, nabinganyisha nibyo, kuko inshuro nyinshi ngiye kuvuga kuri uruhare rw'uyu yego rw'aba ngaba, wasanga hariho n'uzi ko abo ntavuze aribo babitera. Ariko ngiye mbona bose bajya kukunganya, baranganya. Kera bajyaga bavuga ko gatanya inshuro nyinshi yaterwaga n'umugabo, n'abagabo ugasanga ngo yabonye ingabo, ngo umugore mwiza, ngo hari ikintu abagore bishyizemo ngo umugabo ngo iyo bamaze kubyara ngo inshuro zingahe ngo uracuyuka, ngo urabyibuha, ngo myaguke, ngo umugabo ngagatangira kwirebera abana bafite mu nda zera. Simakanye ibyo ko bibaho, ariko nanone ngarutse no ku bagore, niba n'abagabo babigenza gutyo, n'abagore nabo yamaze kubona yuko nawe nuko iyo mwamaze abenshi mwamaze kurambana, nawe atangira kubona nawe hari abandi bagabo yabeza cyane cyane abagabo baba beza, ntabwo abagabo beza ku maso, icyo abagore bakurikiyeho ni ifaranga. Umugabo mwiza kubera agafaranga, umugabo mwiza ni mufuka, niko iyo mvugo ko numva imeze nk'ipfobya abagore. Ngiye mpamya ko nta mugore usenya ufata agatanya yavuze ngo nabonye ngo umugabo ngo mwiza ngo ku maso agurusha uwanjye ku maso, ntawe nabona. Abenshi babikora kubera yuko yabonye ko umugabo yabonye ku ruhande arusha amafaranga we. Birababaje, birababaje. Wagira inama rero ugira abo bagore dukunda kwita ba materialiste, bakunda ibintu kurusha abantu? Ngewe ikintu nababwira rero abo bantu, kuko ngewe mfite n'ingero zabo byabayeho. Yego, urumva wa mugore we usize umugabo mwawe mwasezeranye, mugakundana, mukajyana mu mategeko, mugasezerana, ukamuta ngo ukurikiye umugabo ufite amafaranga,
icyo gihe ahanini umugabo nawe namara kugufata numara kugera kuri uwo mugabo wundi mukamana kangahe nawe azakubwira ati wataye n'uwo mwasezeranye se ngenzi gute kutazana umugani w'umunyarwanda ngo hari ababona ishya itamba bagatanirwa bari bambaye ubwo rero he kugira abantu bashishikazwa no kureba ishya zitamba nibakomeze ako bameshe kandi bameze cyane kandi inshuro nyinshi uwo mugabo niba ubona n'amafaranga afite wimuta ahubwo mutiza imbaraga amafaranga araza mufatanye mushakishanye mwubaka urugo rwanyu haze no kunyurwa kuko mushaka no kuyashaka ntaboneke kandi abagore ntabwo bajya banyurwa inshuro nyinshi ntabwo abagore banyurwa inshuro nyinshi pe n'abazabireba batazantera mu ntabwo rero bakire rero abagore bagenzi bawe yevuze uko mbirera kandi ukuri guca muri je kugira ngo kujya kugira gute niko baca umugani abagore nanjye nishyize uko ati nawe uri umugore uri kutuvuga nawe duteza abagore banyurwa ni bake ni bake kandi abagore bahora bifuza duhora twifuza ubwo se hari inama se waha abagabo ku buryo bagerageza nibura gusatisfyinga abagore cyangwa inama ngewe rero nabwira abagabo yego bakora ibyo bagomba gukora bashoboye ntukorere kuri ntuza kuri pressure umugore ngo kwa naka ngo mukanaka yaguze iki ngiki ngo nawe ugomba kukigura kigure kuko ufite ubushobozi yego ariko niba utanafite n'ubushobozi utazajya kwiba ngo umugore wawe yishime rwose ngira n'inama abagore mwakira uko abagabo banyu hasi yego pe uwo mugabo ubonye ku ruhande nukurebana ako gasura nawe wamaze gushyika nawe yatangira kuvuga ati uko waje nanjye nikajya gushaka n'undi mwiza we nakurambiwe waje uri mwiza nakurambiwe reka njye gushaka undi akagenda nk'uko nawe waje nawe yarambirwa wa wundi akongera agashaka undi ubwo se mwakora muri ibyo sibyo hanyuma muta urakoze cyane hanyuma abagore banyurwe mwige kunyurwa n'abagabo kandi natwe dukore iyo bwabaga turebe niba ari cyo twakora n'abagabo bavuga ngo umugore wanjye naramurambiye ngo ikigoye cyane ngo cyarabyibushye ngo uko nari namuzanye ameze ngo sika kimeze yamera gute nk'uko wamuzanye kandi waramuzanye ari inkumi akabyara byakomeza gute ese ujya gushaka abo bana batoya we kuki uba wirengagije kuba waramuzanye ari mutoya akaba yarabaye gutyo kubera mwabyanye kubera wowe ubwo se ngira ngo ahubwo umugabo akwiye kuba anezezwa n'uko umugore yabyibushye wenda ngiye mpamya ko kera ariko byamenaga ariko kuri ubu ngubu wasigaye bishakanga amamaneke abagore ngo banini ngo nta musosi ngo nta musosi ariko ngiye nk'umugabo ubwo ariko tukiri no ku icyo kintu yenda bishobora kuba ari impamvu wakangurira abanyarwandakazi ko twibwiraga ko mu byo mu Rwanda kumenya kurya neza gukora siporo no gusirimuka kugarida izo taye se ntibyashoboka yewe hari n'igihe ugerageza bikanga cyangwa hari n'igihe ushaka niyo taye no kubyibuha nabwo bikanga rero ni bya bindi napfa nakira simbizi bizacaho byagaciye oya n'umugabo ugira iyo ngeso yo kuvuga ngo umugore wanjye ngo cyarabyibushye ngo singishaka ngo ikajya kwishakira umwana muto wowe si igihe wagezeho kunanirwa kuvuga ngo nawe abo bana bato bakakwanga kandi uzagarukira wa wundi so icyiza ni uguhama ku cyo munyurwe nabo mwashakanye nabo munyurwe nabo kugira ngo umuti impamba twacyuramo uyu mugoroba muri makeya nk'umuntu watwumvise cyangwa akatwumva agace gato yaba yatumviye mu musozo cyangwa atware impamba ki mu kugira ngo gatanya ziri mu gihugu zigabanuke abantu bigiye mu bintu babyumva babirambemo babikomeremo batera imbere umuryango nyarwanda uhame abana kandi abana barizwe n'ababyeyi bombi bari kumwe bakundanye nabo bazamuka neza kamere ku bagore yego ntange inama ku bagore mugore kora iyo bwabaga kunda umugabo wawe shyigikira umugabo wawe sengera umugabo wawe tega amatwi umugabo wawe kabone yaba ari mu makosa akaba yaba atari mu makosa tega amatwi umugabo wawe ni umugabo wawe undi azaza ari inyuma ya wawe rwose ikakubwira neza umugabo wawe mubwira utugambo twiza muhe mesaje nziza wimurambirwa ngo naramumenyeye n'ubundi ni wa wundi wimurambirwa mbehe ita ku mugabo wawe kora ibishoboka hanyuma wowe uzavuga uti n'ubundi agiye ntacyo ntakoze nta kuntu ntagize ariko ufite ukuntu ufite ukuntu wakuze
hari ikintu bita prematurité. Igifaransa ni Maturity maybe that in English. Ariko ni nko ni ugukurira imbere. Abona imyaka ni mike ariko uravuga ibintu bimeze nko sinzi nawe nakoza ngo ubwo bwenge ubukura he ubwo bumenyi bukura he ni bitabo by'isi wasomye gusa. Isi ratwigisha. Imana igumugisha Madame Tamba. Hanyuma amaze kubwira aba mama abagore muri rusange hari ubutumwa bafite n'abagabo. Ubundi bavuga ko ubwo nkiri ku bagore bavuga ko umugabo abagabo ngo ni inzabyo zoroshye. Abagabo oya nta bagore da. Niba ari abagore simbizi. Abagore no Bibiliya niyo bita inzabyo zoroshye. Ahubwo mu Kinyarwanda bavuga ko umugabo ni nk'umwana sinzi niba. Umugabo iko wamumenyeje niko nawe azi. Burya umugore witwaye neza agahaka utugifite umugabo akamubwira neza akamutega amatwi akagira gute umugabo niyo yagenda bati kagiye basanga umugore wanjye kagiye basanga umugore wanjye n'ibibazo byo hanze byamutesheje umutwe atahaje gushaka igisubizo reka nisangiye umugore wanjye mwiza mu ruhukireho kuko iyi si yankaraze ni ukuri isi yagizite yamukaraze wenda yamukaraze cyangwa se niyo yahura n'abakobwa bamaze usanga bavuga ngo abakobwa dutwarira umugabo kubera ko akuze utuntu twiza ntabwo yajya kudushaka ahandi kandi atukuzi yavuga ati se n'ubundi ntacyo arushije umugore wanjye noneho cyagahire umugore wanjye twabyaranye ubu si namushaka iki ko mbona ko umugore wanjye mpa byose urumva namwe rero ubwo ndayingire ku namwe rero mwabagabo namwe nimukagenda kuvuga ngo umugore niwe uzakora byose yego azakora inshingano ze nk'umugore ariko namwe mwabagabo mwe rwose oya mure utwo two ku ruhande mugenda mureba nimutwihorere muba mwagiye kudushaka utwo twose duhari mukunda abagore banyu mwite ku bagore banyu ariko se wa mugabo we ni gute uteke urindira ko umugore ari uguha message ni kubera iki utayimuhereza si ibyo ni gute utekereza ko umugore agupostinga why not utamupostinga ni ukuvuga ngo keya nyinshi umugore utegereza ko umugore yaguheza we kucyutaza nawe zimwe Bibiliya yavuga ngo ibyo mwifuza ko abandi babagirira ngo bari byo namwe mubagirira ngo niho ngo kuri n'ubuhanuzi byose byuzurira ubwo rero reka duhiriye aha ngaha urakoze cyane n'abagabo nabo bite abagabo bamenye icyo gukora reka nanjye nishyire ndi kuvuga ninyuza ku ruhande reka nanjye mbonera ko nsuhuze uzajye ureba umugore wawe nk'umwana nk'umugore w'imyaka 25 kandi ari muri 40 ubona ari mwana murebe nk'umwana w'imyaka 35 ugenda uvanaho 15 ubone ko agasura we kuvuga ngo we kureba abana mu byayi uvuga ngo cyashaje wiremo kuvuga ngo umugore wa nta wundi uvuga ati nta wundi wakuruta nta wundi uko yameze kose nta wundi. Urakoze cyane Madame Tamba. Mpamya ko iki kiganiro hari abantu benshi baba bagikeneye kandi inama utanze ni ingenzi. Burya ngo ntirivuga umukuru nk'umuto waribonye, ntirivuga umukuru nk'umuto waribonye. Ujya uboneraho nanjye nka mwarimu w'ikinyarwanda genda nkumenera mu tuntu tw'ubwenge ngo ntiribara umukuru ntiribara umukuru nk'umuto waribonye. No kuvuga hari inama y'abakecuru y'imyaka 50 kuko hari ibyo amaze kwegeranya nk'ibimenyetso ngo iki ngiki cyamufasha kazacyumva kimufasha. Nukuri ngiye kamubwiza kuri bora ndamutse nsenyuwe yego nabashenye ngiye nabigizemo uruhare ntabwo nabashenye kuko banshutse rwose ntabwo baba banshutse ariko ni inama zigira umumaro w'inama uhaye abantu ndahamya neza yuko aricyo zigiye kubamarira. Ni ukuvuga ngo ngewe nta muntu nta rusenya kubera ko nabigizemo uruhare ngewe oya ntuzarusenya ariko ni urugero ngo uhaye ni ukuvuga ngo ngewe kugeza ubu ngubu nta kintu cyansenyera urugo ngewe ntagihaye umwanya. Reka byajambo avugaga ryo gusenga satana azira abantu babimereye neza ubu ngubu bumvise abantu bavuga nk'ibyo banabyishima ahita atera ibitero ariko bajya banavuga ngo umugisha wa mbere umugabo agira akura mu rugo mu gitondo ni isengesho ry'umugore ni amahirwe y'umugore ntazajya umugore ureke ku mugabo ataramuhishigisha. Ubundi ni gute wa mugore we umugabo abyuka kubyuka imbere akabyuka akambara akagenda akavuga ngo bye nta dawe uri mu ijuru niyo utanavuga ngo reka gusenya kuvuga uti Imana ikugenda imbere yego kandi ze kukagorera amahoro uhaha uronke ariko rero bavuga ngo nigishaka kigende kigiye vuba ngira uwo nihamagarira bashibaza koko urimo bajya bavuga ngo wibahetse ababwiriza iki uwo mu mugongo urimo urabikora umwana wawe nabibona azaba ati kubera ko mama yabikoraga
nanjye nzabikora kuko nabibonanye nde mama. aha Ubu urimo guhereza uburere umwana wawe butari bwiza, muta ejo nawe nashaka hari abamama hari abapapa hari abasore bo ntabwo twavuzeho uyu munsi ariko wenda nabo twagiye igihe cyabo kugira ngo bya bindi twavugaga basimbagurika bakajya mu bintu batateguye bajye babanza kugira uko babyitondamo babijyemo babiteguye neza. Ariko abantu bazadukurikira hari nta kintu haba dusabira abazakurikira ikiganiro mutubabarire, ariko reka mbabaze, reka mbaze abantu bazatureba. Umuntu utahaye subscribe yo gukoza agatoki gutya akuganya akakubwira ati umwana wanjye ararembye igihumbi cyo kumujyana kwa muganga wakimuha. Subscribe ni akantu koroshye gukoza agatoki gusa kandi nta mafaranga bakwaka. Turabasaba ka subscribe mwa abantu bazatureba. Subscribe ntabwo isaba amafaranga, subscribe nta n'umwanya munini kuremerera ngo wayikoreye, koko niko kantu koroheje waha umuntu kandi kakamugirira umumaro. Mudusapotinge, muduhe ibitekerezo, mudukunde, ibi biganiro byacu mubihe n'abandi, mubisharinge. niba mwabadusabira nabo aho mwumva tutabanogereje muduhe ibitekerezo, ubutaha mutubwire ngo ubutaha muzabigenze gutya na gutya na gutya, ubutaha muzatubwire kuri iyi ngingo, nabyo birashoboka. Hariho nk'umugore kugeza ubu utaruzi ukuntu afata neza umugabo, yabona iki kiganiro ugasanga biramwubakiye. Hari nk'umugabo ushobora kubona kino kiganiro akaba ati kumbi nari narateshutse, hari akantu nirengagiza, hari akantu ntuzuzaga, ugasanga agarutse mu murongo. Ibyo nibyo dushaka. Ntakubeshyiro nanjye wanyirijemo akantu kandi mpamya nashidikanya yuko uwiwanje hari ikintu azabona ko cyahindutse. Wakoze cyane madamu. Ibyo nibyo dushaka kugira umuryango nyarwanda utekanye umeze neza. Asante sana. Rero turabishimiye wabazadushibuka bazasigara bazavuga bati ababyeyi baraturemeye cyane. Umva urakoze. Reka nawe Imana iguhe umugisha, iguherekeze, ukomeze uhahire umuryango wawe ugubwe neza. Kandi ababyeyi, abapapa, abamama aho bari, reka mbifurize gukomeza izo mwubatse. Ni ukuri nanjye nje mbifuriza. Asante sana. Umugoroba mwiza. Urakoze.